uramutse ma meze ute? Nawe meze neza. Magomba kubyuka kare nyine kugira ngo mbone ukuntu nza guhangana n'uyu munsi. Nta kare tumaze gukora gatoya nabyutse ntinze. None mfite gukora nyine utuntu twamabonesha kugira ngo mbone ko ngira ikintu ngendana mu nda. Nanjye ntabwo nabyizera. Ntabwo nakwizera ko mu minsi mike ndaza kuba nkoze ubukwe. I can't believe it. Bandi gukora ibishoboka byose nyine kugira ngo ibintu njye nawe bizagende neza, bizabe biri perfect, tuzagera urugo rwiza cyane. Umukobwa urabizi ndamukunda kandi ni umwana mwiza, ndamwizera cyane. Ndamwizera cyane, nizera ko nyine ntubizi ko nzi kureba. Oh, you're always on point, mom. Yeah. Okay. Sawa rero kansoze utuntu. Umwana uyu munsi ngomba kumutungura. Sinabikubwiye ariko ko uyu munsi mufite aga surprise. Tumaze iminsi tudahura ari mu kavuyo n'indi mu kavuyo. Uyu munsi ndashaka kuza kumusura mutunguye ubundi tukareba ko tubigenza. Yeah. Sawa mama. Umunsi mwiza rero. Sawa.
se bebe nari ngiye kugupakira moto none wakomeza wicaye hano. Numvaga ndushye cyane pe. None se shayi uzagaruka noneho konsura yawe. Aseba naharaye, reba n'isaha nahiye, kandi urabizi rwose mfite gahunda y'ubukwe ejo bundi, byibuze nazagaruka nyuma yaho. Isuka kato utaza konsura. Urumva nyine gahunda z'ubukwe kazibanze zirangire, hanyuma tuzabonana nyuma ibintu byarangiye. Ni muri nta kibazo ariko rero uzagaruke. Nta kibazo ahubwo nyine bareka nkagenda kuko mfite na gahunda nyinshi mu kanya kari kuze tukazasubira nyuma. Nta kibazo ndagufata mutaraye. Muta, wamugeze karuguru. Ndamutwara kabisa. Nangaye. Muta gitatu yone. Aya have bitatu ni mecha. Se mutano akaguru si hafi. Wagiye umupira ariko. Akura cyane ubu hagaze man. Uwo ndi kugamagara. Utitaho mu. Allo? Allo? Vite bene. Oui baby, hi. Mais c'est bon. Umeze neza. Ani meze neza. Umeze neza nta kibazo. Meze neza. Uriye? Ndi mu rugo. Sure. Nari ndi kwitegura, nari ngiye kuva mu rugo subiza stress z'ubukwe se turimo. Uri kwitegura? Mbese uri kwitegurira ubukwe se ahantu hari urusaku, kwitegurira ubukwe muri kaburimbo, ko numva uri ahantu hasakuza? Are you sure ko ndi ahantu hasakuza? Televiziyo. Ni televiziyo baby. Sure. Bye. Bana, bye. Bom. Kamufungia ariko ndabona. Mutaye kubushaka. Yesi neza. Ari. Bye. Ugeze amahoro.
meze neza. Meze neza. Meze mutese. Se sheri umaze iminsi ko ntakikubona. Akazi kenshi pe, akazi kabaye kenshi nazaduye mukwema. Nyamara ziriya diru zawe sinzi kabisa. Kubera iki se? Bigenda niwe nyine kuruhuka, ubundi turaza kubivugana n'imbyuka. Aha. sinzi niba ari inzozi cyangwa ndi kubona ibidahari. Sinakwizera ko wendaga kuba umukazana wa mama ariwe mbona witwa umugore w'undi ndetse akamenya n'abandi bantu. Ese nzasobanurira mama nte? Nzabwira abatumiwe se ko ubukwe bwishwe n'iki? Ese ari we wakora iki? Ese wowe mugiye kurushinga uramuzi? Umuzi bingana iki? Uzi amateka ye n'ukuri kwe ndetse n'ahahise he? Nanjye nibwiraga ko muzi bihagije, nyamara nari ndi kwiroha mu nyenga y'umuriro ntabizi. Ntukemerere amarangamutima kukuyobya. Sobanukirwa uwo mugiye kurushinga mbere yo gucapisha ubutumire, kuko abandi babutaha baseka ukarusenya barora.